amen. Yesu ashimwe. Haleluya, 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 amen. Reka mbere yuko tugira ibindi tuvuga tubanze dusome ijambo ry'Imana tugiye kuganiraho. Turasoma ijambo riri muri Zaburi igice cya 46. Turasoma umurongo umwe gusa. Zaburi igice cya 46 umurongo wa 2. Haravuga ngo Imana niyo buhungiro bwacu n'imbaraga zacu, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Kandi dusome Yohana igice cya 14. Yohana 14 umurongo wa 25 n'uwa 26. Haravuga ngo ibyo mbibabwiye nkiri kumwe namwe, ariko umufasha ari we Mwuka Wera, uwo Data azatuma mu izina ryanjye, niwe uzabigisha byose, abibutse ibyo nababwiye byose. Dusome n'igice cya 16 n'ubundi muri Yohana umurongo wa 7. Aravuga ngo ariko ndababwira ukuri yuko ikizagira icyo kibamarira ari uko ngenda, kuko nintagenda umufasha atazazaho muri, ariko ningenda nzamuboherereza. Amen. Tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo Imana ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba, nk'uko tubisomye muri Zaburi. Imana ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Jewe ugiye kubaganiriza nitwa Uwineza Esperance, ndi umukristo wa hano, ndi n'umuririmbyi. Ndashima Yesu ko nagiriwe ubuntu uyu munsi bwo kongera kuganira n'ubwoko bw'Imana ijambo ryayo. Hari n'ibindi bice ndi bujye nkoresha, ndabakumbuza gusoma Bibiliya. Uyu mwanya bari mutoya, ni wumva nkoresheje igice ukumva amakuru yacyo utayazi neza, nyabuneka jya ufata Bibiliya yawe mu cyumweru hagati usome igice wumvise mu rusengero utakizi neza. Ndi bukoreshe Samuel wa mbere igice cya 17. Ndaza no gukoresha ijambo twasomewe riri mu byakozwe n'intumwa igice cya 23 nkuko bahadusomeye ku murongo wa 12 kugera ku wa 22. Imana ni umufasha. Amen. Imana ni iki? Imana ni iki? Umufasha ubundi ninde? Ntangiye mbasomera amagambo adusobanurira neza ngo bibe clear, tumenye ngo umufasha ninde. Tugiye kubanza tumenye ngo umufasha ninde, kuko bishoboka ko ushobora kuba uvuga ngo Imana ni umufasha ariko utazi umufasha mu by'ukuri ni Imana iri mu ijuru, ni Imana iri hehe, iherereye hehe. Amen. Ijambo ry'Imana ritubwiye ngo Yesu yasobanuye neza iby'umufasha. Yabisobanuye neza nkuko nabisomye. Umufasha ni Umwuka Wera. Ariko se Umwuka Wera ubundi ko dutangiye tuvuga ngo Imana ni umufasha, umwuka n'Imana bihurira hehe? Imana yohereza Yesu Kristo mu isi, yamwohereje nk'umuntu uri physique ugaragara, yambara ishusho y'ubumuntu kugira ngo atumenyeshe imirimo y'Imana, agendana n'abantu, akorana n'abantu, akora ibitangaza, akora imirimo y'Imana. Iragaragara, bamwegereye rwose bakabona ko Imana iri aho ngaho hafi bugufi yabo. Ariko irindi jambo riratubwiye ngo Yesu yarongera arababwira ngo birakwiriye ko ngenda, kuko nintagenda umufasha ntazaza. Mwibaze iyo Yesu Kristo aza kuguma mu isi, mubishyire mu buryo bw'ubumana, mwibaze ko wenda uyu munsi yari kuba kiri mu isi. Byari kugorana ko tumenye imirimo y'Imana, kuko byari kudusaba gutega ngo tujye kumureba, cyangwa nawe bikamusaba kujya yirirwa azunguruka hirya no hino kugira ngo agira ate amenyekanishe
ubutumwa bwiza. Ariko yababwiye ngo ibyiza nuko ngenda, kuko nintagenda umufasha ntazaza. Umufasha rero yaje mu izina ry'Umwuka Wera, nyuma yuko agenda yasezeranije abizera bose, abazamwizera bose, amen, ko aboherereza umufasha. Umufasha aza yitwa Umwuka Wera. Umwuka Wera we asohorera ku bantu bose bizeye Kristo, kandi byatumye ubutumwa bwiza bugenda mu bantu bose. Uyu munsi ugendana n'Imana ihoraho, amen. Ababyemera gutyo dushyira ibiganza hejuru. Uyu munsi tugendana n'Imana ihoraho binyuze mu kwizera Kristo Yesu, amen. Kumwizera gusa biduhesha amahirwe yo kugendana n'umufasha, amen. Umufasha rero agahora agendana natwe umunsi ku wundi. Umwana yigeze kumbaza, umwana wanjye mutoya arambwira ati ese mama, ko wambwiye ngo Imana igendana natwe ahantu hose, iradukurikira, iraduherekeza, none se Imana iba mu zuba? Ku izuba ari ryo mbona rihora ridukurikira. Urumva mu byiyumviro by'umwana, niba uvuze ngo muragendana, none iri hehe? Iri mu zuba ko mbona ari ryo rinkurikira? Ubundi arambaza ati se none se ni iramutse iri mu zuba, iyo rigiye Imana ibiri he? Umufasha ni Umwuka Wera uri mu mitima y'abizera, amen. Umuntu wese wizeye ni isezerano. Ntugashidikanye niba warizeye Kristo koko. Cyakoze hari abantu baba batarizera, akaba kibyumva nk'inkuru, yumva ari inkuru y'amakabya nkuru. Niba ukiyumva ari inkuru y'amakabya nkuru, nta mufasha muri kumwe. Ariko niba waremeye ko umufasha ahari, ukaba utabyumva nk'inkuru y'amakabya nkuru, ariko warabyakiriye, warakiriye Kristo, umufasha muri kumwe. Wambaza rero uti ese kubera iki niba umufasha turi kumwe, njyewe hari igihe ntamubona, ntamenye iby'imikorere ye, ntamenye uko biri kugenda, biba byagenze bite? Ko numva narizeye, ko numva narakiriye Kristo, kuki hari ubwo numva umufasha nge ntari kumubona imikorere ye mu buzima bwanjye? Umufasha kugira ngo umenye imikorere ye bisaba ko wizera n'ubushobozi bw'imbaraga ze, amen. Samweli wa mbere igice cya 17 harimo inkuru y'umugabo witwa Dawidi. Dawidi yagiye ku rugerero aje kugemurira abakuru be. Ni inkuru twese tuzi, abantu benshi baba mu nzu y'Imana barayizi. Hanyuma ahageze asanga abantu bahiye ubwoba, maze ngo hari hashize iminsi 40 ngo Goliyati ngo abyuka ngo akiyereka, ngo agasohoka ari umugabo w'igitangaza. Noneho uko Goliyati agenda yiyereka, bo bakagenda barushaho kugira ubwoba, bagashya ubwoba. Icyatumye Dawidi ahageze abona abantu barakangaranye, byarakomeye, byabaye ikibazo gikomeye. Akihagera Dawidi yarabitegereje, arangije arababwira ngo ni gute umufilisitiya utakebwe ashobora gusuzugura Imana ihoraho? Dawidi mu by'ukuri yari afite experience, yari afite ubumenyi bukomeye bw'ahantu yagiye anyurana n'Imana, by'ibintu yaciyemo, bimutera kudashidikanya ubutware n'ubushobozi bw'Imana ihoraho. Uyu munsi wa none hari ibintu byinshi biba mu buzima bwacu bikaza bikadutera ubwoba, tugakangarana, bikakubera nka Goliyati, bigahora byiyereka, kandi uko kiyereka mu gitondo siko kiba kiri. Goliyati ashobora kuba mu buzima bwawe mukabana umunsi ku wundi, Goliyati w'ubukene, Goliyati w'inzara, Goliyati w'indwara, agahora yiyereka, kandi uko yiyereka aza rundi afite ubundi bubasha, ukamutinya, noneho ugakangarana, ukibagirwa Imana. Abantu benshi rero impamvu batabona Imana, batabona gukora k'umufasha ubari iruhande, nuko bibagirwa ko ari abaragwa b'amasezerano. Ubwoko bw'Imana bwose bwari bwararazwe isezerano ryo kugendana n'Imana, ryo guhagararana n'Imana ku rugamba. Ariko kubera kwiyereka kwa Goliyati, bibagiwe ko bari kumwe n'imbaraga zikomeye, hanyuma batangira gukangarana, amaso y'ibibakikije arahuma, amaso yabo arahuma kubera ibibakikije, kubera uburyo Goliyati yiyereka, bibagirwa ko ari ubwoko bw'Imana ihoraho. Ese wowe nta gihe ujya ugenda ukibagirwa ko uri ubwoko bw'Imana, ukibagirwa ko ufite isezerano, ukibagirwa ko wakiriye Kristo? Niba warakiriye Kristo umufasha kuri iruhande, ariko umwizera bingana iki? Imbaraga zuzizera bingana iki? Nicyo Dawidi yarushije abandi, nicyo ngicyo.
kwizera imbaraga z'umufasha ku buryo wumva nta kintu atashobora, ku buryo ibiguhangara byose ubona ko umufasha ahari kandi ashobora kubinesha. Icya kabiri cyangwa icya gatatu, cya mbere nababwiye ko ari ukwizera, icya kabiri mbabwiye ko ugomba kwizera imbaraga z'ubushobozi bw'umufasha, hanyuma icya gatatu ugomba guhangara ikibazo. Guhangara ikibazo, vuga ngo guhangara ikibazo. Dawidi ageze imbere y'ikibazo, ageze imbere ya Goliyati, nakunze ukuntu yitwaye. Ataragera imbere ya Goliyati, akigera imbere y'ikibazo ukuntu yitwaye, yarabanje ahangara ikibazo. Guhangara ikibazo bigaragarira hehe? Yarabanje arahamya. Amen. Ahamya imbaraga z'Imana ishobora byose, imbaraga z'Imana bagendana. Guhamya imbaraga z'Imana bagendana byatumye amarembo y'ikibazo yuguruka, inkuru igera ibwami. Inkuru igera ibwami ngo hari umuntu watinyutse kuvuga ko Goliyati ari umuntu usanzwe, Goliyati ari umuntu uciriritse imbere y'Imana yanjye. Guhangara ikibazo bisaba guhamya imbere y'ikibazo. Bwira ikibazo kikugarije, ujye ukibwira ngo wa kibazo we, mfite Imana ikurusha imbaraga. Bwira ikibazo kikuri imbere, ukibwire ngo wa kibazo we, nubwo uri mu nkoroga, mfite Imana igurusha imbaraga ishobora kuguhangamura. Amen. Yahangaye ikibazo ku buryo ageze n'imbere ya Goliyati. Ageze n'imbere ya Goliyati ubwe ntabwo yagize isoni, nta nubwo yagize ubwoba. Goliyati yarabanje aramurabona n'akantu gaciriritse, ariko arangije aramubwira ngo ngiye kuko unteye ufite amacumu n'uducumu, ariko nge ndaguhangamura mu izina ry'Imana wasuzuguye. Amen. Yageze n'imbere y'ikibazo arakibwira, aracyaturira ngo wa kibazo wewe Goliyati, ubu ngubu ngewe kano kana gato ngiye kuguhangamura kubera Imana wasuzuguye. Guhangara ikibazo. Guhangara ikibazo. Ntukabwire Imana yawe ubunini bw'ikibazo, yawe ubunini bw'ikibazo. Tujya dutinda imbere y'Imana turimo tuyibwira Mana byakomeye, byacitse birananiye, ubushomeri buranyisheye, baba we. Wibwira Imana yawe ubunini bw'ikibazo nubwo ari kinini, ahubwo bwira ikibazo gukomera kw'Imana yawe. Amen. Icya kabiri, iyo uri muhangara ikibazo ntiwisanisha n'ikibazo, ntiwisanisha n'isi. Ahari ikibazo ushyireho ikibazo cyangwa ushyireho isi, ariko ntiwisanisha n'ikibazo. Dawidi ageze imbere ya Goliyati, ageze imbere y'umwami. Tubanze ageze imbere y'umwami. Umwami yaramubwiye ngo Dawidi, nibyo koko ugiye guhangara Goliyati. Yumvise ibyo avuga arabyizera, arangije aramubwira ngo ambara imyenda y'urugamba, kuko Goliyati nawe yaserukaga avuga ngo umuntu watinyuka kumpagarara imbere yambaye nk'uko meza asa nanjye ni uri buneshe. Nawe nicyo cyitekerezo yari afite. Amaze kumwambika Dawidi ibintu biramunanira kuko ntibyari ibye. Dawidi abikuramo. Amaze kubikuramo agenda yifatiye imvumba, afata agakoni ke nk'uko yagendaga ari umushumba. Arangije arasohoka ajya guseruka imbere ya Goliyati. Goliyati akimubona yaratangaye cyane, aramubwira ati ese kunteye
witwaje inkoni wibeshye ko ndimbwa. Benshi basigaye babikerensa bakavuga ngo ibi bintu ngo nta kibazo, ngo amaraso ya Yesu yarabikavarinze, ariko birakwiriye ku mwana w'Imana yambara intwaro z'umwuka nk'uko Bibiliya bivuga, akagendana ukuri, akambara gukiranuka, akambara ijambo ry'Imana. Iyo ugeze imbere y'urugamba urwanisha irihe jambo ry'Imana? Ese ahubwo urarifite, urarisoma? Hari ibintu wibitseho by'ijambo ry'Imana bizakubakira iminsi mibi. Ese ujya wibuka ko Imana ivuga ngo uko igaburira inyoni n'ibisiga nawe izakugaburira, ukabyubakisha uyu munsi wageze imbere y'inzara? Ijambo ry'Imana riri muri wowe rigwiriye ku buryo urirwanisha urugamba rw'umwuka, cyangwa usoma Bibiliya ugeze mu nzu y'Imana gusa? Nukuri izi Bibiliya muzubure, zirimo ubuhanga, zirimo ubwenge, musome mumenye icyo dukwiriye gukora. Rero tekinike z'isi zirakora nibyo, kandi zikora neza, kandi zikageza aho umuntu ashaka, ariko wibuke ntabwo icyo gihe uri kugabana n'Imana, ntabwo uri kugaba urugamba kumwe n'Imana, uri kugaba nyine nk'umuntu usanzwe. N'abantu bo muri iyi si hari abantu bateye imbere bameze neza, bari kwikemurira ibibazo mu buryo bwabo, ariko icyo turusha twebwe abana b'Imana, urugamba rw'abana b'Imana rutanga amahoro. Amen. Urugamba rw'abana b'Imana nta cyasha rugusigira, usigara uri umuntu wera utunganye, nta kibazo ubufitanye n'isi n'abantu. Amen. Kandi urugamba rw'abana b'Imana nirwo ruzatuma tugera mu bwami bw'Imana aho dutegerezwa kujya. Urunguru rero nirwo dutegerejemo umufasha. Niba duhamagara tuvuga ngo tugendana n'umufasha, ngo ni umufasha utabura kuboneka, uyu mufasha ntabwo azagufasha uri mu mafuti. Umufasha akorera mu bintu bikeye. Amen. Uyu mufasha batubwiye ngo aboneka mu byago. Twasomye ijambo ryiza twasomye mu byakozwe n'intumwa 23:12-22. Harimo inkuru y'umugabo witwa Paulo yari ageze muri gereza afunze, hanyuma ndagira ngo nyibasubiremo gake mwibuke. Hanyuma haza kuza abayuda bagambirira kumwica, baranavuga ngo ntituzarya ntituzanywa Paulo atarapfa. Ariko uko bagambirira, Paulo we yari yibereye mu mahoro. Nibwira ko aho yari ari muri gereza yari arimo planning ukuntu naza kugera imbere y'urukiko ari buvuga Imana, ukuntu ari buhamye Imana. Yari umwere, nta kibazo yari afite, yari yibereye mu mahoro ari muri gereza. Hanyuma abandi baragambirira neza, bahigira ko bazamwica, baca n'umugambi, bavuga nuko bazamugwa igico, nuko azasohoka bakamwica. Umugambi barawukora neza, baraweza, uratungana. Ariko mu kuwukora, Imana ica mu muntu wari uri aho hafi, yumva inkuru, yumva amakuru amubuza amahoro, amakuru amubuza umutekano. Ajya kubwira Paulo atari kurapfuye kakubayeho. Paulo aramubwira ati niba mpfuye genda ubwire umuyobozi. Nuko Imana ica inzira, abwira umuyobozi aza kugira gute? Aza guca izindi nzira. Hantu yagombaga kujya mu rukiko kugira ngo bamwice, ntiyamujyana, ahubwo amujyana mu rukiko rwisumbuyeho, abaciyeho gutyo. Ahangaha rero ndashaka kubabwira ngo umufasha ntabura kuboneka. Ntibigombera ko wowe uba ufite amakuru y'ibiri kukubaho kugira ngo umufasha akore. Ntibigombera ko wowe uba uzi tekinike umwanzi ari gukoresha kugira ngo ubashe gukira ikibazo ufite. Oya, iyo ugendana n'umufasha, umufasha waba arimo kureberera. Amen. Abagucira ibico yaba yababonye kandi agatangira mbere. Ntago ari ngombwa ko wowe wirirwa mu gushakisha uko wabigenza, mu gushakisha uko byagenda ngo wirwanire ushakisha aho uri bunyuze inzira zawe. Menya ko umufasha muri kumwe ni umugabo uhambaye, ni umugabo ukomeye, ni umugabo ufite ubutware n'ubushobozi bwo gukuraho ibiguhiga byose, waba ubizi waba utanabizi. Ese ubyizera utyo? Umwizera utyo? Mu byago byawe ugeze mu makuba, iyo ugeze mu kibazo, wizera ko uri umuntu ufite Imana ikurimo, idashobora kwemera kutwarwa n'ibyo bintu ku buryo bigutwarira ubugingo. Azakurinda kugeza igihe umugambi w'Imana uzasohorera muri wowe ugataha. Amen. Umugambi w'Imana yakugambiriye utarasohora muri wowe, nta kintu uzaba.
Pawulo nawe hari umugambi Imana yari yacishije muri we imujyana muri gereza kugira ngo asohoze ubutumwa. Uko byari kugenda kose rero yagombaga guca inzira kugira ngo Pawulo abeho, kandi yarabikoze. Nawe rero tekana umenye ngo Imana tugendana, ibirwanya bwose, ibimpagurukiye, abashaka kunkuzaho, abashaka kunkoresha, ikikurwanya icyo ari cyo cyose. Abantu b'iyi minsi batinya ngo uburozi. Usanga no mu masengesho abantu bari gusenga bari kurwana n'ibintu ngo by'uburozi, ngo baguteze ngo ibintu, ngo ariko ngo n'abahanura rero barabyitwaza, akajya kubwira ngo baraguteze none Imana ibikuyeho. Yemwe bene data, Imana izakurinda kugeza no ku burozi. Amen. Izakurinda kugeza no ku burozi watezwe utabizi, ariko ubyizera utyo. Cyangwa uhora uhangayitse ngo ngo hariya ngo sindi bunywa amazi, ngo hariya sindi burya ibiryo. Niba ariyo nzira biri bucemo ntubirye, nturi bubirye, ijwi riri bukubwire ngo wibirye. Ariko wihangayika ngo uhore ahantu hose uri ufite ubwoba, barashaka kundoga, barashaka kunyica. Bene data, hari Imana ifite ubutware niba warayizeye koko. Ikibazo kiba ku bantu batarizera. Abantu batarizera mufite ibintu muhishwe byinshi kandi byiza. Ariko umuntu wizeye Imana, reka mbabwire, harimo amahoro, harimo umunezero, harimo ibyishimo udashobora kubona ahandi hantu wakura, kubera ko tugendana amahoro. Ibintu biraza bigakubita abantu bose ukabona bahungabanye, ibiciro byazamutse, ye baba we turabigenza gute, bakiruka. Ariko wowe ukaguma wumva ufite amahoro. Hari ukuntu Imana irimo ibikora. Amen. Hari ukuntu Imana irimo ibigenza neza, ukaca mu bandi bikemera kandi nta murimo ufite, ugaca mu bandi bikemera kandi bimeze uko bimeze iwawe. Amen. Ntihagire n'umenya ko ibyo bintu biri kukubaho. Rero reka mbabwire, mwizere Imana, mugendana nayo, muyizere ku kigero cyuzuye. Mwe kuba nk'abariya bene wabo na Dawidi bari bari aho ngaho bazi ko ari ubwoko bw'Imana ariko batizera Imana, nyine barayumvise. Cyakoze ntibyababujije kuba abanyamasezerano, kuko isezerano n'Imana risezeranya, kandi risezeranya yari yararisezeranije ubwoko. Kuva yararisezeranije ubwoko ikaba ari Imana itivuguruza, yagombaga kubarinda, ariko ikabarinda batazi ubutware bw'Imana bafite. Nicyo kibazo rero abantu benshi bafite muri iyi minsi. Abakristo benshi tuzi Imana, turayibwirwa, tugendana nayo, ariko ntabwo turayizera ngo tugere ku kigero cyo kwizera ubushobozi bwayo uko bukwiriye. Niyo mpamvu ujya kumva umwe araza agashima akavuga ati nabonye Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Undi akavuga ariko ibyo bintu si baba bakabya. Iyo Imana ikora imirimo n'ibitangaza ko ngewe ndwara nkarwara ntarabona na rimwe inkiza. Iyo Imana ikora imirimo n'ibitangaza ko bavuga ngo yabarinze accident, ko ngewe iyo ngiye kuri moto ikagwa ngewe ingusha. Hakaba umuntu wibereye aho arimo hinyura. Kubera iki? Kuko nturizera Imana ku kigero ishobora kukurinda ku rugero rwuzuye, uracyayishidikanya. Niyo mpamvu utinya gutambuka, utinya kwegera imbere ngo ugabe urugamba. Haleluya. Nakomeza nkavuga, iyo mvuga Imana mba numva biryoshye. Nuko rero mwizere ko umurimo wawe, umurimo w'Imana utararangira muri wowe, nta kizagira gute, nta kizaguhungabanya. Umurimo w'Imana yagambiriye muri wowe, ariko nurangira bene data uzataha rwose nk'abandi bera bose. Yohana umurimo w'Imana yari afite wari uwo guteguriza Kristo. Murabizi ayo makuru. Yari uwo guteguriza Kristo, araza aramuteguriza, arabatiza abantu, barabatizwa, bihana ibyaha. Ariko Kristo aje, Yohana byemewe ko acibwa igihanga, arataha. Sibyo? Na Stefano yatewe amabuye arinda apfa, umutima we wugurukiye Imana. Amen. Igihe umugambi w'Imana utarasohora muri wowe, izakomeza kukurinda. Amen. Reka dusoze turimbe indirimbo gato y'ubundi dusenge. Imana ikomeze ibaganirize kuri iryo jambo ryayo. Umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba, umufasha murabana, wizere ko muri kumwe,
ntazabura na rimwe kuboneka n'ubu umwizeye, kandi mu byago byawe ibyo ari byo byose ntacyo ananiwe azashobora kukurinda. Reka gutinya ibiza kubaho,